Bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuhuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nizere ko mumeze neza ro mwese aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse n'abari mu gihugu cy'u Rwanda mwese ndongeye bahaye ikaze reka mbifuriza umwaka mushya muhire mwese mugiye kuwutangira ariko tusoze n'ubundi dukora subscribe nkuko bisanzwe kugira ngo tuzatangire n'undi mwaka bimeze neza. Uyu munsi turi kumwe na Farida. Mwaka mushya Farida. Kuri twese Keza we. Ndakubona. Okay, nawe sigaye nyinjirira ugakabye buriya muri umuntu wanjye mwahuriye he? Uretse se kutangiye gusimbagurika. Tutaratangira n'isigaye. Hari ibintu nakunda. Kutangiye kuvuga nabi tutaraganira. Niwe guhamagaye se? Unabigiye kubi nk'ibyaraki. Umwaka mushya kuri twese. Witeguye umwaka se gute Noheli byemeze neza. He bamabuje. Genda ryoshye. Simbizi. Umuntu arapanga n'Imana igapanga ariko sinzi hano nzahirira pe ako gusa wumve ko nyiteguye meze neza. Yiteguye. No se kutangiye uri kunshibura. Uramuje nagize umutima mubi sigiye kubeshya. No se. Ubundi aya ni ryaro gutafite umutima mubi basi. Ko wara buri gihe ufite umutima. Ari njye mbabari. Wagize umutima mubi. Kandi ninjye nawo guteye noneho. Usigaye ntera umutima mubi pe kandi seri. No se urifata nguko. Raki nguko Neira naje mu bintu by'amacano kandi nzi katabikunda uriya mwana w'umukobwa harancushye ahubwo wowe mbaza ngo Neira byagenze bite mwahuye muti no se kandi kukubaza ngo jewe ngo ngutera umutima mubi umutima mubi wawugiye tutaramenyana no kuri wawugiye ntarahura nawe namye mugira none se ubugize kubera ngiye uyu munsi ego mana mba none muri umuna wawe undi se niwe ukwiye kubaza n'ubwo ari ngikwiye kubaza kwanza ukwiye kubaza muri umuna wawe impamvu nibyo yavuze impamvu yaje hano nyine niwe ukwiye kuganira nawe ntago ari njye ubundi barambaza iki njyewe ko ndi umuntu mukuru ngomba kwifatira imyanzuro yanjye ariko uzi ko umuryango ugiye guterana kubera wowe nakazi kabo barahaze ntibakandengerwe ubuso bazi niba naraye ndiye cyangwa naraye ntariye nukuvuze nuko mvuze abantu bahangayitse iwanyu bahangayitse abavandimwe bahangayitse none kuvuga ngo babahaze Nejo undi nakubitanye na papa aranyirukansa dukubitanye by'impanuka. Ariko umbaza ahantu nsigaye mba. Umve ko nta kuki uhunga umuryango ubu bishinze iki. Kuki wiruka nyine ubabona ukwiruka. No se mani reka ngiye natwise. Ibintu byari bitunguranye kandi ariko ntawe ubiguhora muri bose. Ntawe ubimpora rega ndi umuntu mukuru niba ntashaka kubana n'umugabo. Cyangwa senda biranagoye. Biragoye. Asake wagurikira. Musebye imbere ya musebye uriye amajyabiri uriye ibiraha bitatu ukubiseho mu karu iyo ndirimi ikiri gushyiramo kireka niba ushaka icyuma ahubwo oya shaka ikirago uri imbere ya kamera ko nituranyima keretse niba wabiriye bihagije mbabarira ibintu byose nk'abantu mwe Keza yanze kungurira sawa nikeka niba ari icyo mushaka kurenzaho ni ikiraha kiraha wabiriye bihagije no se nabiriye nabihaze urabizi neza ko nabihaze reka niba utahaze ntuzenda guhaga yego ngoma ikiraha wiyishurira ibintu byose ajya washyira umwana ngo umwana yabaye umwana akantu kose umwana ndashaka ikiraha imbere ya kamera none uzavuga iki ko umwana ashaka iki yaravutse nzajya ndya ibiryo byinshi nitwaze ngo nabyaye ngo igifu cyagutse amakuru yarakisha uriya nawe abahaze se makuru ye ngenda yazi ko yakomeje gufunga umutwe naranamuborokoye none nta nubwo ajya nampamagara none se Farida no reka tuganire noneho byimbitse wa mugane wane wo mbwiye ngo murumuna ngo yaje hano gute ahubwo ntago ufite abamagane kwibaza uko murumuna wa yaje nyine ko impamvu yaje nyine kukuvugaho kandi uzi ibintu bya kamera tabikunda ntago ugize uganira nawe hako sha byari byamucanze narebye ikiganiro ndasiganira guhera byamucanze gute ndi kintu by'amacana atabikunda pe byo ni TikTok gusa nyine urumva ko nawe byageze akavuga se mukuru wanjye bimeze bite byifashe bite gukinyi urumva giye yaramamagambira akashaka ko tugani ngira akimbwira ngo Farida ngo ni mukuru wanjye nyine se numva ko hari ikibazo noneho turabonana amaherezo nzajya kumva numve ngo na mama ari imbere ya kamera kubera urumva atari wowe uri kuzana abantu se mu bintu badakunda urumva ko ari wowe ikibazo rero aramva umwana arambwira ati rero nshaka ko tuzaganira nge kuri Farida ndabona ibintu bigeze kuri turaganira ngira ngo warabyumvise ariko ambwira ko nawe muri iki gihe wabananiye
tubwire ubundi unaniranye gute ni gute umuntu mukuru ananira famiye ahubwo sinzi nshaka no kukubaza ahubwo ngiye sinzi impamvu abantu baba narananiranye ubundi nananiranye gute umuntu ananirana gute afite imyaka nk'imfite nyine ibaza imyaka ufite ari abantu bakuzi babona wananiranye ari n'iwanyu umuryango ugezeho kuvuga ati Faride yaratunaniye ubundi ubonaniye gushake baba bahazi nibajye bandeka ubusungu nzifata njye kwicara mu rugo mbe uko bumva babishaka hanyuma ibyo nkeneye se byose bazabira urumva nago mu myaka mfite ibyo ntiwabinshimira wowe umuvandimwe wawe ntago icyo bashaka ari ukwicara mu rugo ngo usubire mu rugo kuba mu rugo ahubwo ikibazo ni ntago nyine kuva ngo watwite iyo nda sinzi niba yaragukuye ku bantu hari abo mwana kubwira ati bana ntuzabavugishe urumva kuva watwita ngo ntago bitaba kuva nyine wagira kira kibazo na nura mugabo wawe ntago baraguhamagara ntiwitabe nta muntu ugishaka kumva ibyo bigahura na bya none bwa buzima bundi busanzwe abantu batuye bakuzima nka Faride w'umuntu ugira umujinya umuntu urakazwa n'ubusaha umuntu uvuga agahubuka nyine mu bintu ikibazo ni unaniranye ute nyine urumva umuryango ubwawo ntukubona noneho bakabona n'iyi mihanda nyine uburimo nyine iby'ubuvuga ntago ari ugunga umuryango irega buriya hari igihe kigera umuntu akajya avuga ati kangiye nitekerezo mbe mbaye bizeho gake bitewe n'ubuzima ku kanya urimo uracamo wenda wasanga bananukira nta wamenya siko sinshatse kuvuga ko banukira ariko ibibazo mba nifitiye bituma mpunga abantu ubu ufite ibibazo byinshi ku buryo utashaka kuvugisha iwanyu utashaka kuvugisha umuntu wese wo muri famiye kubera ko rero Raki mu rugo baramuzi cyane ni ukuvuga ngo Raki arambura akajya mu rugo yego none kuvuga ngo uriya munsi murumuna wanjye sinzi niba mwaranahuye na ryari ubundi mwahuye ryari hari icyumweru gishize ni ukuvuga ngo Raki yari yagiye mu rugo bakubitanirayo tuwe niba ushaka fana uzagende wegerekeza ubu abantu bose bagiye kujya baguca ngiye kujya nkwihorera nawe kuki ubihisha hari ikibazo mama afitanye nanyeneye kwiruhukira nkaryama nkatuza umwana wanjye nkamwitaho akavuka ameze neza nose ko wa mbere yagize ikibazo kubera ibibazo bya se noneho n'uyu ngunge kwirirwa ndi kwirukanka uwo mwana ararinda agira ikibazo aya mayoga na murumuna wawe yavuze ngo kunyinza ngo karara mu tubare na hehe ibyo ni Raki wabivuze ariko na murumuna arongera ati ahubwo se uriya mwana ngwaraho inzoga zingana kuriya zizatuma umwana amererwa neza inzoga hari ikintu zica wenda ikibi niko cyaba ari nk'itabi wenda itabi ryo sinari nziza nyinshi nkeya sibyo unywa rimwe tubiri ariko urumva niba umugabo agira ati umugore wanjye ni umusinzi umurumuna akagira ati we guciyeho niba ari Remera uri mu kabari ngo wasinze waborewe ntago njya nsinda kuva natwarinda singa inzoga ngo nsinde bigenda bite sinjya ngo inzoga ngo nsinde sindi ikibazo mfite ariko uba wazinywe wazihamera shanda zinywa pe none nsigaye nywa rikeri ibyuma nka sinzi ikibazo nandi bwanjye mfite rikeri wayirese se basukanywa ibifuro nyine zituma zituma niryamira nkasinzira ntatekereje ibintu byinshi ufite hakosiri reka tuganire wa mugani ushaka wa mugani ufite ibibazo byinshi abantu bakaba batabizi tuvugishije ukuri ibibazo byinshi ufite bituma kugira ngo usinzire wa mugani rero urashobora kuba afite ayagira n'ikibazo abantu ntibabimenye tuvugishije ukuri wa mugani ibibazo uri kuvuga bitushaka gutuma unywa inzoga z'umurengera kugira ngo usinzire ejo bundi tuzumva ngo usige bitara n'inshinge tubwire wa mugani uri umuntu mukuru natwe turahari tubwire ibibazo ufite niba bishaka gutuma nyine wihisha abantu wihisha umuryango ntagerega mbisha kuba narabaye biza ntago ari kubisha nose ngiye nanze umuryango wanjye bize mu biki wa mukabyara we basi oya ni mu kazi birashoboka ko ari akazi nose ko ntakorera abandi ngo mvige ngo niko kaba kampugije urabizi ndikorera kandi ikindi nta mukozi mfite urumva nta nuwo nshaka kuba ndi njyenyine nkatuza mu bwonko bwanjye nkamera neza tu ndumva ibyo ari byo byampa amahoro kurushaho ndi byaguha amahoro ni iki kiyakubuza se ikindi kintu urumva wowe uri kuvuga nk'umuntu ufite ibibazo byinshi byamurenze ariko akaba adafite wenda cyakaba abandi bantu batabizi shamba numva nanjye ubwanjye naribuze nkuri sigaye ngera ku buriri nkabura ibitotsi urumva ubwo rero kugira nsinzire mba ngomba kunywa akantu nkamera neza noneho sinyicuruza inzoga kuko nzicuruje nahita mumba wahita uhomba kuko ibyo byose nsigaye na mbere niko wari umeze oya shana ariko nari nsanzwe kuki se bitangiye ubu nihe mpamvu mbere ko utasindaga kuri urwo rugero ngo nyine wa mugani ngo ugire ibyo bibazo kuri urwo rugero ubu byagenze biti
wagira abashuti banjye barandoze cyangwa bananteye n'umwaku ese mana yanjye ngo mana yanjye nabonye Samantha yaranarwaye ameze nabi. Hari umushuti wanjye wagiye ejo bundi arambwira ati ameze nabi. Hakuse ku kibundi muntu uko ngo ngiye ngo naroze Samantha twadupfa iki haka abantu mva ndabiyamye ngiye n'umukazane muri ibyo bintu byanyu ndamuroga ndamushaka hiye ko nababyije ukuri urumva byagera kuri evo ngiye kujya kuroga Samantha ntabwo icyo bintu byambaho. urumva ibyo ntago Samantha yakuvuze icyo cyo ntukimurenganyirize. Yararwaye abantu benshi bitewe n'ukuntu ariko hari ukuntu umuntu aba akuzi akavuga ati uriya muntu bitewe n'ukuntu muzi na kira kintu yagikora ntago wabarenganya. Rero bitewe n'ukuntu bakuzi n'ibibazo mwagiranye baravuze bati bitewe n'ikibazo bagiranye bashaka kuba ari Farida wabikoze. Rero natwe twibaza se koko waba umugome kandi nawe bugeze kuvuga ngo ndamwanga ku buryo ikintu cyose nabona cyamabaza nagikora. Ariko ke byararangiye narabivuze ko ndabyemera. Ariko nanone buryo ikintu cyasohotse mu kanwa buri muntu akigubana mu mutwe. Niyo mpamvu abantu benshi bavuze ati rero ni Farida. Ahubwo ikibazo cyakubaza ni wowe. Ndarengana pe. Wemera ko aroga simbizi. Ntago ndi umurozi ke barambeshye. Barakubeshyera ni byiza. Ibyo nta kibazo tunabiveho. Sibyo. Ubwo abantu bari kubivuga murabyumva ko abihakanye. Umva mwibeshyera mwimbona ubuse mubona atsa nk'abarozi koko. Ewe shabwo namwe nimwe barozi. Nawe yaravuze. Urumva nawe namaste ikintu gitumye nyine uza kuri YouTube ni ikiba. Arambwira ati nge simbikunda ariko ikintu gitumye nzana famille ikaba ibabajwe na Farida nukuntu noneho bari kumwita umurozi. Ati yakanga umuntu yamukorera ibiki. Iyo umuntu agezeho gutekereza kuba yaruga umuntu nzi ko ubwo burozi atabona habukura ati yego umuntu arahinduka. No mama yaramamagara arangije arambwiye se mwana bimeze bite? Ati bimeze neza. Ati bimeze neza kandi ndi kumva inkuru zacicikanye hanze anganguse gayuruga. Ndamubwira se ibyo uri kubikora hema. Njewe ko niba naragiranye n'umuntu ikibazo bikaba ngombwa ko njya imbere ya kamera nkavugitwa bikaba ngombwa ko tubishyira hanze isi yose ikabimenya. Urumva ukuntu nzi we warandeze. Ibyo bintu wabikora arambwira tugendana n'inshuti zikakwigisha imico mibi ariko nzi neza yuko nta nshuti nyinshi ugira ariko baye warabikoze babarahimutse ati nabyo nyize nkuna kandi nta nibyo nakora. Tubereke ibyo niba atari wowe Imana ishimwe uzakora ibindi amabi yose ntuzagere kuri urwo rwego. Samantha arasenga buri wamuroza azagaragara ariko mwikosa ntakora. Ibyo vuze ni ukuri. Samantha arasenga pe akandi azanakira buriya azakira nuko tuzabutaha. Hanyuma ku rundi ruhande Farida uri umubyeyi uracyari na mutoya uremera yuko ingeso mbi zisazisha. Impamvu mbikubwira nuko nagusigaye nisiga n'amafuta namfate nyine umaze gusa narindi muze ubugome burasazisha usaza imbaragihe. Ntago ndi umugome ngiye ntago ndi umugome abwo ngiye mvugisha ukuri naziye kubaho ukuri kumena umuceri muri life ndimo ngomba kujya mena umuceri ikiba kikaba nko byarakubabaje yewana kabisa warababaye. Kwinywera kamukaru nihekengera n'agakawa mujye mwumvira ibintu ndazitegeka mukandi kanyange ndimu amazi iyo yawe reka nkubwize ukuri ako nzabyara umusinzi. Harya iyo umuntu anywa inzoga nyinshi abyara umwana afite umusatsi. Inzoga cyane urusenda ni rwo rupfura umusatsi. Ariko ushaka kuzamubyara akazana niwe kubera inzoga nyinshi. Rero ubahiriza amabwiriza y'umubyeyi. Yego sovuze ngo umwana wambire ngafite ngisinze ikibazo afite. Hanyuma noneho n'ikindi kize kubona no hariho giteye sha ko nzi ko nta bibazo byinshi ufite ko nzi ko nta kibazo cy'ubuzima cy'imibereho ufite ko nzi ko nta yindi jagara ufite mu mutwe ikintu gituma uticara hamwe wowe nk'abandi. Hako ngiye nicaye hamwe natuje kintu hari ikibazo mfite kuba narabaye biza abantu bakambura ntago bisobanuye yuko nabishe kuko nta kosa nakoze nta leta ndi guhunga ngo wenda nakoze amakosa ngo batamfunga nta n'igikuba cyacitse habe nacwa ahubwo nuko ngiyeyo nashatse kuba nyine niturije ndi njyenyine
nose ntago wanagiye cyaki kumvura shaka kuba uri wenyine ku buryo nkunga abantu nka nose uko ni ukubahunga ka tuvugisha ukuri uko ni ukubahunga erega none sereka nkubwire niba erega buriya ababyeyi umuntu wese wabyaye nk'ubu umwana wawe umaze nk'imyaka 2 ahantu ari baramuguhishe ntago wahangayika wenda uri mukuru yego ariko umubyeyi wese imbere umwana ntago umwana ajya kura nimba iwanyu baguhamagara ntubitabe abavani baguhamagara ntubitabe none bakabona n'ibindi bintu ukora ugafata inda ni n'iki cyazanye muri umuna wawe iwabo nibo bambwiye ngaze nyine agira ikintu atabarira hafi ugafata inda ukayishyira ku wundi mugabo ushaka kuvuga ati umwana wanjye yararwaye ese konzi kari abasirimu barebe ibintu bya YouTube kubera iki bo badashobora kuvuga ngo Farida niba yemeye kuvuga ngo agiye gushyira hanze ukuri kwe ibintu bigakura niba narafashe inda nkayishyira kuri Gilbert nuko nabonaga byari ngombwa kandi byari ngombwa kuko nanjye nshaka kwihorera nuko nasuranye umujinya nkinera naho ubundi wagize ngo nuko nasuranye umujinya ndinira kubera ko nagiye ngiye mu kirasamata birangiye nanjye kuvuga kwinera kuguhemurwa kugira umujinya ukagira ngo barakwiciye hari ikintu gikomeye bagukoreye kubyo uvuga ngo kwihorera uzi umuntu ujya kwihorera ko aba yarahemukiwe bya bindi uvuga ati nanjye guhemuka kose baruguhemuka none ko bavuga ngo nta cyaha ku Mana gito nta n'icyaha kinini rero umuntu aguhemukiye nabo ugomba kumuhemukira kimwe kindi dore umuntu yakinyagiye kwigurishiriza agateleviziyo hanyuma Farida rero tugaruke kuri Lucky ufite umugabo witonda ufite umugabo w'imfura nabyo tubyongere haranitonda ntabyo ubona ibyo ntabyo ubona ndabibona ariko se ngiye muri life nibere mu Mana nta bintu binstressa nkeneye ako uriya mugabo aragustressa uriya mugabo iwanyu ngo baramuzi uriya mugabo iwanyu baramukunda bazi ko ari umukwe wabo bazi ko ari uriya mugabo ngo ni imfura iwanyu ngo nta kibazo uriya mugabo agukunda ukuri uriya mugabo yihanganira ngo amakosa ukora n'ibyabo byose arabyihanganira ngo azikagutwara uriya mugabo uramuhora iki muri ibyo byose nuko uko namubwije ukuri nkamusaba imbabazi akambwira ngo nazo yamara ngiye mwinginge nago namwinginga kareka ntago reka nta mpamvu iyo winginze abantu baragusuzugura reka da kandi banga gasuzugura ibaze kandi ugasuzugura wowe ntago nsuzugura ndubaha pe Fari guca bugufi ntago ari gusuzugurwa naseka nkubwireke ubu ngenda ntago nigize musuzugura narambwiye mbabarira arabyanga se twari turi kumwe mu gihe yanze kumbabarira ngiye nakora iki kintu ese usabye imbabazi uvuga rimwe gusa mbese uri mvuga rimwe sinsubiramo akareka niba uvugishije umugabo akabwira ati akifite umujinya ejo urongera ukamuvugisha akavuga ati rwose nyinuka nyine ikosa niba uzi ko warikoze uca bugufi none se uvuze rimwe uvuga rimwe nk'Imana niba nabasembye bazo ntuzimi nagasuzuguro ndetse nagaragasuzuguro uriya mugabo iwanyu ngiye nkurikije ukuntu murumuna wawe yambwiye ati uriya mugabo iwacu baramukunda umwana iranambwiye ati ngo iyo aba ari we umufite akaba ari we yateye inda bura kashaka kugera kuki hoya twe turi kuganira bisanzwe ariko umbwira ko uriya mugabo ari umwana mwiza kese ureba iki se azagira n'umukobwa wa nimero ziwe mbanze mbanere mbatuke mbamari kunumva nabo ubwo zitumye nkubwiye ko yavuze nyine ariko umushima aravuga ati ngiye aba ari ngewe twamenye akantera inda nari kuba ntomboye nibyo yavuze gusa nabindi ariko wowe ukaba uri kumupfusha ubusa uri kwiruka mu bintu bitagufitiye umumaro ahubwo uzashiduka ukaza ugasanga nawe yaragiye ukabura byose uko bibaho se ibazara ko abanye sere bikageza naho ndinda mbyana agakomeza akabikomeza kuri ya nyina uri kumukiniraho uri gukinira ku mugabo kandi abagabo bakunda icyubahiro rero ushaka icyubahiro kurusha umugabo erega ndibana kandi ntamenya ngo nariye cyangwa se nari ibyo biheruka kera kwirukanye we ntabwo yakwirukanye saki ko twaramenye igihe kintu twize tubana musuko mvuge ngo rakingi ngiye ngo numugabo wanje wenda ubu yabayeho kubera yuko tugiye kuduhuza ari uyu mwana arabahuriza he noneho nanjye inda nayanitse mundebere oya warisanzuye waribohoye ni muri zazere ugendera mbarusha umugabo rwose noneho hari umuntu wambwiye umuturanyi ariko se we ngo kiyo nduba wayitunaritse nkaho bana nangese ubundi urajya ngo ngiye nkora iki nge ngenda natunye umugongo ngira kuba nta kibuno ngira wicaje iki se
nta nyashi nyine ngira nicaje icaza imisumari. Hanyuma ufite gahunda yiheye rero mu burya umuntu wese aba afite gahunda y'ubuzima uvuga uti umugabo wa mbere niba tutarabanye byibura wa kabiri tujye kubyarana tugomba kubana. keza Nka Faride wicaye urareba ukibona nka Farida afite umugabo mu rugo abana n'umugabo mu rugo muri kino gihe bimeze bite umwaka urawutangira n'ubundi ari imiguruko n'umugabo wawe uricara hamwe utuzi umugore mu rugo bimeze bite urakiyemerewe kunsura ko nta mugabo nshaka mu buzima bwanjye ngo tubane mu nzu njyewe nongere mbane n'umugabo mu nzu cyo gihe njye narakirenze reka abagabo muri abana beza ariko nta mugabo numva nsabwa pe ubwo rake ntago muzabana mu nzu reka niba ashaka umwana azageza murebe aha mari iminsi atahe nk'umupapa nyine waje kureba umwana we ngende murebe avuga ngo turaranye ukwezi kumwe 2 3 umwaka undi ukaza. Ikibazo ni ikihe nyine wowe ugira iyo ubanye n'umugabo ikibazo cyaje ni ikihe nyine gituma wumva ko nta wundi mugabo utabona n'umugabo mu nzu nyine muri jemba numva baraguhemukiye cyane barampemukiye se gusa ko banampemukiye wagize ngo umuntu ajya kuba umugome atabikuye kubana ariko ntago ari bose buri abagabo ntago ari bose uwa mbere niba bamwe baraguhemukiye ntago bose bazaguhemukira uwo mwanzuro wafashe ntago ari mwiza uzasaza gutyo tu nzibera gutyo Imana izanyitiriza ubuzima uzajya wibyarira kana witurize n'uyu ni mubyara hazaze n'undi ufite gahunda yo kubyara nerinda nongere mbyare mupfa kujya mufasha abana banyu mukamenya ko ngomba kurya nabo bakarya inzu mbamo nyishyura natari yanjye maze se wabyaranye n'umugabo umwe mukabyarana abana mukabana nyine ukagira famiye yawe kuri gushaka gutoragura abagabo bose bakubyaza ubyara urumva atari akajagari umuzo no kubyarana n'abagabo bafite abagore cyangwa se mo kimwe nkabyarana n'imbwa naho nimbyarana n'umugabo ushoboye kwita ku nshingano ziwe nkabyarana n'imbwa hari ukuntu byarana n'umugabo akakubera ntuze mva mumbabarire bayobozi mutamfunga nari ncitswe mvuze imbwa ariko simvuze ko abagabo muri imbwa pe ni mupfunge ndasabye byivuze nibyo mumvise none urajya kwisobanura mu biki nyine ko bivuze hanyuma uyu mwaka ufite izihe ngamba Faride uyu mwaka twari turimo uyu mwaka ndimo wa 2025 ngiye gutangira uyu mwaka wakoze amabara menshi waravuzwe waravuze wakoze Shabase ndabyibuze rimwe mwazi yanyanye mwabafana bacu mwe mukanankunda mukajya muri kakundira uri umuntu ni urema igikunda kandi ke najya ngo dufitanye ikibazo mugana abantu bavuga ngo wajya ngo dufitanye ikibazo none se gire waretse bakankunda mwakunze Faride waretse abantu bakankunda byibuze bwarimwe mukananetesha niba naranabaye n'umwana mubi nkiga no kuba umuntu muzima mwebwe muranuka mugatuma murana umutima mu mwihangane mwige kunkunda nduwanyu murancira Ujurandenganya ngo sintajya bamfitanye nawe ariko burya umuntu abaguhana n'umuntu nakaguhana ngo uvuge ngarakwanga none se uzakora ibintu umuntu nakubwira ati bigenze gutya ngo burangambwiye nabi buriya wenda hari n'abatukana ndabyemera haragutuka gutuka n'umuntu nta kintu bikemura nimba hari ikintu umaze guca amazi mwabantu mwe muntu kanamaze kubaca amazi ngo uri umurozi ngo uri ikigori muzashaka ikindi gitutse mwanuka cyambabaza nawo ubundi kunuka biri nabiciye amazi mugani wa Shadibu niwe bisi ndaya bamwita indaya yirirwa basaba imbabazi nawe nyo kwiti gutoga gushadibirirwa saba abantu imbabazi nge ntazo nzabasaba muzantuke nimwumva murambiwe tu muzarikera uri kubabwira ngo wagukunde warangiza ukanabakatira ngo none se ko mbinginga ngo munkunde mukabyanga nza tanga impamvu ituma bagukunda ariko icyambere cy'undi umwana mwiza mbabwiza ukuri jewe mbabwiza ukuri kandi ikindi cya kabiri ndanabasetsa nubwo mu nyanga ndanabasetsa ntago uzi abantu nababaza urabasetsa ukanababaza byose kandi kuba ntago uri umwana mubi ibintu byose bigomba kuba uruvangirega yego nta nubwo nyine uri umwana mu bango nyine baseriye mu bintu byose ukora ahantu ibintu nyine ujye ukora icyaha kintu uvuga uti iki kintu kinzakicuza ujye ukora icyo kintu uvuga uti iki kintu nagitekerejeho neza nta uzi mu buzima bwanjye ikintu mbona nzicuza iyo bigeze kuri racyarantu mbona bizagira hagati nkicuza ariko apana byo kuvuga ngo kwicuza kuba ntarabanye nawe dore amugabo agira ibiraha biryo senda noneho singa afite n'indambi n'inda n'isini mana nyagasani byose uriye uri
uri kubishyira se waba uraye ntabwo uzabyara umwana munini urarya utazabyara umwana w'ikiro n'inusu mbyara abana beza kandi banini bafite n'imisatsi ariko mbona nzabyara umwana udafite imisatsi mba mbyiyumva musinzi impamvu kubera iki kubera inzoga wazigabanyijeho ukabyara mambo ndayiharaye mambo ni inzoga ni icyuma bita mambo ndakigutura ukagira ngo mfite abazimu mu nda ni nini ni cyangwa ni twa twuma dutoya mambo ni ubwa mbere njye nyumvise mambo wesha basi ndayiharaye umva se byibura rufura ariko rikere wowe rikere ku mwana uri mu nda mbara mbira ukuntu nawe ayinywa kamera sigaye nkwa rufuro kwa kunywa sikoro urumva nyine niba wenda ari umwana utanazishaka ntumbaze nyine nkajya numva hano hantu harimo harameze nk'ari kundyamo igifu kandi ajya nyirwa hanyuma wanywa mambo nanywa mambo nkagubwa neza nshaka kutunywa ari nka tubiri nkatumara kandi umuntu umaze mambo sha aba afite ubwonko bukomeye nawe ufite ubwonko bukomeye busigaye bwarakomeye kubera iminsi ubundi imbere bwari bworoshye ngambwire ufite muri mwaka dutangiye nibyo wari ugiye kumbwira rero mana yanjye nuko ndamutse nsenze noneho mwaseka mugapfa imana imfashe inyagurire intambwe urumva njyana ibintu nifurije kuko mfite gahunda yo gukora cyane nta kintu kimwe nitayeho nta mwanya w'amatiku n'ibibazo numva mfite muri jewe umwaka wa 2025 byibuze nashaka kuzagera muri 2026 ke imodoka nayo nzaba mfite ariko ndumva nshaka kuba nzanicaye mu nzu yanjye kandi nshaka hehe Kicukiro ugiye kwimura kavukire ndashaka kugura inzu yanjye ariko ufite amafaranga nshaka kwa cyane nyine Imana ibimfashemo cyane cya cyifuzo nk'icyatera Imana zamfasha sinzafana icyifuzo kitagezweho ma noneho rero ibindi wari wibagiwe ngiye kukubwira uyu mwaka wawe utangirana ingamba nshya ibitekerezo bishya kandi sari byo byibyo ndi kukubwira yego umutima mushya mu mwaka mushya mwiza ukeye utagira utuntu twa jinyori ubwenge bushya ntago mvuze ko ntabwo ugira ntunyumve nabi ahubwo nyine ibitekerezo nyine uhindura imyumvire ushobora kumundeba ukabona nta n'ubwenge ngira uya mukuru wawe n'umuntu yaravuze mitambyima yaravuze ngo ushaka kugira ngo bashaka kuzakugenda kwa muganga bakaba niba nyine uri normal azananjyanayo mama we aramutse ambonye yajya kureba ikibazo mfite mu kubera ko nyine uyu mwaka igerageza usoze neza muri wawe yavuze ko gushaka ngo ushaka ko Noheli zaba mwarahuye ngashaka kuganiriza abona byarakuyobeye abona nyine utari seriye mu buzima nyine abona ngo utari seriye waravuye ku murongo kubera ukuntu amabura rero wajyaniwe mukuru kuri jewe kucyo guhabura kandi ari we mukuru simbizi yegize ishyano nawe kandi ngo niwe umutinyi nkaguze agatwa mukuru we ngo ngiye ngo ndi umusinzi niba ninywera inzoga abantu bose banywa inzoga nabasinzi oya biterwa nuko buri umusinzi wakabije ariko kuva cyera nago nazinywaga ariko we yarabeshya aravuga ngo kuva cyera ngo nkunda inzoga ese uzinyweye kuko utwite njye ndashaka kumenya oya nago nazinyweye kubera ko ntwitabwo ni ibintu maraye muri jewe ndabiharaye pe ukandi wumva bikunze mba numva mbikunze ndi proud yabo kurya mutazinyweye se ngo yego yesu si bwaba habaye iki we amafaranga sa yo kuzigura horaho ko numva ari cyo ukorera inyungu yo kuri mambo yose ndayinywira inyungu yo mambo burayunguka ngahe yego ko senje kuvuga ibanga yego baba we banga ry'akazi nabambaye nk'umuganga nambaye nk'umuganga w'injajwa ucuruza inzoga gusa ntuzahomba oya nirinda gucuruza zira za rufuna nizo wanywa cyane ngiye sinjya nzicuruza ucuruza rikeri gusa ni ibyuma ubwo buri munsi ngwa ka mambo yewana ntakise kamwe tubiri ngomba kutwisegura nkaryama ndi mu dufuri twahatari nkaryama numva ameze neza umwana se uri gutekereza ameze ati ko wowe usinda byibura umwana uri mu nda none uba wumva ameze ati tuba gutamba gusangira ibyiza n'ibibi najyo yakira ibyo nyimuhaye nyine gusa urumva mwitaho bikwiye usebuka kujya kwikingiza unako kujya kwa muganga nyine nkubwira ibintu ejo byambayeho kurikirana nyine umwana urabizi kujya kwa muganga twajyanye yose naraki kwa muganga ntabwo turasubirayo kuko ibindangiye imaze igiye kukabakaba hafi 5 ndumva
ubwo rero niba nzasubirayo mwese uzabyara utari kumwe n'umugabo niko bishaka urumva ari byo byiza ko bizaba bibisi atari byiza asekesha ndashaka ko nimbyara uzereka abantu umwana wanjye nyine kuko ushaka kubyara utari kumwe n'umugabo urumva aribwo uzaba wisanzuye iyi nibyo nzaba nisanzuye nta impamvu bisi udashaka kubana n'umugabo ni ukugira ngo ujye ukora ibyawe diru zawe zose ntawe nta wumbangamiye nta undi kubangamira ngo nagiye ngo yagiye ngatashya atinze nkahita ntekereza ko avuye kunogonora hanze ariko ubu bigendera uko ushaka ntawe ukubaza ngo urataha ryari iyo nshatse ndigishake ndaryohewe muri iyi life ndaryohewe pe nta stress ushaka nta stress nshaka umugabo ni stress mbese batanyumva nawe nsigaye mbona YouTube basigaye barazihagurukiye ntibagiye kumfunga fari tugana ku musozo ugira ikintu ubwira umugabo wawe ahari Lucky hanyuma dusoza ngiye ikintu nabwira Lucky rero narahimutse ndabizi pe ariko utazicara wumva yuko ngo niba narahemutse ngo nkusaba imbabazi ngo ujye nzahora nzigusaba numva ubishaka aho zazimba ariko nanone nzazi gusaba narakwihagararaho sinkeneye ingaruka n'ibibazo nk'ibyambayeho bwa mbere urakenewe ngo wite kuri uyu mwana nshuti yanjye urakenewe kandi ndetse n'ibyo ngibyo nawe urabizi inshingano ugomba gukora kugira nzabyare neza ibyo rwose pe ndagukunda urabizi ese kumwihakana mukanya yavuze ngo ngiye sinzongera kumwinginga oya nyine ikintu ndi kuvuga ntago nzamwinginga ngo ryariya ngo mfukame ngo ngwino ngo ibiki wapi gusa nyine arakenewe byo pe kuba akenewe arakenewe ariko ntabwo bisobanuye ngo niba nzi neza ko akenewe ngo nje nirwa nataye umutwe hejuru umugabo ngo nuko ngo yanenda ngende umwana w'imyaka 16 se batera inda ngo ndabura uko ntunga umwana ngo ndirwa nahangayitse yego birakenewe kuba hari ariko apana ngo tubane mu nzu azanyiteho wenda nko mu kwezi tubonane nka 3 cyase 2 icyo udashaka no kumubana icyo nashaka nuko tubana mu nzu hakundi abantu mudukurikiye rero ngo Farida nuwo nta wundi ntacyo abahisha ariko imwaka ngiye kuwutangirana ingamba nshya ariko ngo nta kubana n'umugabo mu nzu kubera kwisanzura ashaka kubera kwigenga urumva mbanye n'umugabo yambuza inzoga bikambangamira kansigaye nzikunda n'akaguru kansigaye nkunda kugenda ahubwo umva rero wamuganira ngo dusenga Imana umwana azaza ameze neza nta kibazo rero munyemerere dusoreza n'usosora mu kiganiro cy'ubutaha